Anchwe. Happy birthday, my love. Wawe. Happy birthday, chérie. Yawe. Narinyo bewe narinyo. Akameza cyane. ariko nanone nkibuka ko uzaba urimo Vigzillah. Vigzillah ni umukobwa wanjye nkunda cyane, apfa kuba hari rero mubonamo mama, mubonamo like everything. Irene ngo yuririye mwari mukumburanye ndakabaroga niko kuri. Ariko uzi guhobera umuntu akagera harira kubera ibyishimo. Urakagira Imana Irene Yagati. dore Irene navuga ngo ntaseka ngaho yasetse. Biragoye ko mu byamamaye byane Kigali zabasha kwerera ubusa imyaka ine yose nta gisha na kimwe ahembwa, nyamara gake gake no kwihangana akaza kugira ugasongera ku rwego rw'imyidagaduro mu gihugu. N'ubwo benshi muri twe ntibayumvisha uko icyamamare gishobora gukora mu kanyamuneza no gusita abantu imbere ya kamera, ariko imbere mu mutima wacyo hakaba harimo amarira, agahinda k'igikomeye cy'ubumuga n'amateka ashahiriye y'urupfu rw'umuryango we. Uyu munsi ntabwo tugiye kurebera nk'umuntu usanzwe, tugiye gucukumbura ubuzima bwa Irene Murindahabi, umugabo benshi twamenye nka MlE Irene, umugabo wanyuze mu buzima bugoye cyane kuva mu cyondo cy'ikamonyi mu majyepfo y'u Rwanda akagera i Kigali mu buzima bw'itangazamakuru, aho yakoze imyaka ine yose nta gihembo, nyuma akazamuka akagera agasongero k'ibwamamare nk'umuyobozi wa Empire. Ariko nyuma yaho ubuzima bwe bwaje kuba mu mateka ashahiriye cyane, urupfu rw'umubyeyi we ndetse n'umugore we babyanye umwana w'imfura mu ibanga rikomeye cyane rwose rwamushegeshe. Nyuma y'aho ashingiye urugo mu bukwe bw'amateka muri Kanama uyu mwaka na Nishimwe Liliane, umukobwa mwiza cyane wibera mu Bubiligi, haramakuru yatangiye gucishikana acaracara hirya no hino, abiyita abasesenguzi bagaragaza ko ngo uyu mugabo yagowe n'amahitamo hagati ya Aisha Inkindi ndetse na Liliane, bagaragaza uburyo byabanje kumugora cyane, mu buryo byabanje gutuma umutwe umurya, nyine yabuze amahitamo hagati ya Aisha na Liliane, nuko ngaba abasesenguzi bagenda bagaragaza. Ariko se kuki Irene yahisemo gufata umugore muri diaspora asize Aisha Inkindi basangira umunyu n'ubuzima bwa buri munsi imbere n'inyuma ya kamera? Ese ibi byabifitanye isano n'uko ubuzima bwe bwo mu bwana bwagenze, cyangwa n'uburyo bwo kwirinda imvururu n'urusaku rw'imyidagaduro y'i Kigali ndetse no kuzabaho neza mu gihe kizaza? Njyewe ni Sam Dabble b'ikiganiro cyihariye tugiye gucukumbura byinshi ku buzima bwa Irene Murindahabi, ubwana bwe n'igikomeye cy'ubumuga bwe, imyaka ine yakoze atabona n'ay'umunyu, atunzwe n'amata n'ikijumba cy'ijana gusa, iby'umugore witavye Imana bamaze kubyarana umwana w'imfura, ndetse n'isano y'amahitamo y'urukundo rwe rwa none hagati ya Aisha na Liliane, n'uko ngo yagowe n'amahitamo akomeye cyane, yibaza uwazahitamo hagati ya Liliane na Aisha. Niba ukunda ibiganiro bicukumbuye bishingiye ku makuru y'ubwiru kandi bigamije kugaragaza ukuri uko kuri, subscribe rwose, usangiza abandi iyi video kandi ukurikire ikiganiro kugeza ku musozo rwose, ntiwibagirwe kuduha subscribe. Bimfasha mu ndibuka nyiri umwana narasenze Imana ngo biragaragara ko ntabasha gukora imirimo y'amaboko neza, ariko Mana uzambabarire umurimo nakoresha ikindi gice cy'umubiri kitari amaboko cyane. Niyo mpamvu Imana yampaye umunwa akaba ari wo nkoresha mfatanije n'umutwe n'ukuboko kundi gukora cyane, ariko nshimira Imana ko nako kuriho. Urugendo rw'uyu mugabo rutangirira mu misozi y'Ikamonyi mu ntara y'Amajyepfo, niho Irene Murindahabi yavukiye, akwira mu muryango utarukize cyane ariko urangwa n'urukundo rukomeye cyane. Mu bana bose ba nyina, Irene niwe muhererezi, uwo bitaga umuhererezi w'umutima, kuko yakundaga kuba ari iruhande rwa nyina cyane, amukurikira aho nyina yajyaga hose. Irene akiri muto cyane yagize uburwayi busanzwe mu gihe umuryango we yamugenaga kwa muganga ngo avurwe, kubw'amahirwe make basanze umuganga wari ukirimo kwimenyereza umwuga, bitewe n'icyo twakwita ubutamenya cyangwa se uburangare. Uwo muganga yamutera urushinge nabi cyane rukora ku mitsi y'akaboko ke k'ibumoso. Iryo kosa rimwe ry'isegonda rimwe gusa ryamuviriyemo ubumuga bwo kugagara kw'akaboko k'ibumoso ubuzima bwe bwose. Iyo urebye Irene uyu munsi mu kiganiro, mu mafoto na video cyangwa mu bukwe, aka kaboko k'ibumoso uhita ubibona ko aba yagase mu mufuka w'ipantaro, ugahoza mu ipantaro si uko abishaka, ahubwo nuko kano kaboko kadakora nyine nta maraso yerekezamo. Ni inkovu ihoraho rwose, yamwibutsaga ko buri munsi k'isi idatunganye, ariko nanone yamubwiye ko ubumuga bw'umubiri budashobora gufunga amayira y'ubwonko bwawe bwose. Mu buzima bwe Irene yagize ababyeyi babiri banyuze mu bigeragezo bitandukanye. Segakindi Gabriel yitavye Imana cyane na umwana, nyuma yaho hakwiye kujwihuha byinshi zamusebyaga ko yaba yaragize uruhare mu bihe bikomeye cyane mu Rwanda, cyane jenoside, cyangwa se ko yaba yarafunzwe. Ariko Irene yaraje amaganira kuragira ati data yaratabarutse, nta cyaha na kimwe yakoreye u Rwanda kandi yari umwere rwose. Ariko nubwo papa Irene yapfuye Irene akiri muto cyane, hari umuntu wagize uruhare runini cyane mu mikurire ya Irene, akamufasha akamufonda kugeza ubwo yabaye uwe ari we uyu munsi rwose.
uwo nta wundi uretse nyina Dureni. Mama we Dureni yari nyina gusa ahubwo yari inshuti ye magara, umujyanama we mukuru, uwo basangiraga ibibazo n'ibyishimo, niwe mutoje gukunda Imana, utuza iyo ibibazo bikomeye cyane bije ndetse no guteka. Ku itariki 23 Gashyantare 2024 uyu mubyeyi yaje kwitaba Imana asize uburwayi yari yamaranye umwaka wose. Byari agahinda gakomeye cyane ku buzima bwa Irene, kandi akagahinda kaje kongerwa n'ibihuha byinshi cyane byakwirakwijwe n'abantu batazi amateka ye neza cyane. Bagenda bakwirakwiza ibihuha bavuga kuri umubyeyi wiwe, bose bikaba byamuteye agahinda gakomeye cyane. Niba utekereza ko Irene Murindahabi yapfuye kuba icyamamare gutyo gusa, ube ubyibagiwe rwose. Uyu munsi abantu bamubona afite imodoka nziza cyane, yarigeze kuyobora inzu ifasha abahanzi, ariko inzira yanyuzemo ntiwayivuga mu mashusho y'amasegonda 15 kuri TikTok. Oya rwose, kuko ni inkuru ndende cyane. Amaze kurangiza amashuri ye, Irene yiyemeje kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru bitewe n'ukuntu yawukundaga cyane. Yatangiye akora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA imyaka 3 yose, nyuma yaho akomereza kuri radio Isango Star umwaka umwe. Buri munsi yakoraga yitanga, anyonga igare cyangwa n'amaguru ajya gushakisha inkuru n'ibiganiro. Ariko se uruzi ibanga riri muri iyo myaka 4 yose? Muri iyo myaka 4 yose Irene Murindahabi ntiyigeze ahembwe n'ijana na rimwe rwose. Yakoraga akazi ke nko kwimenyereza umwuga adahabwa umushahara. Irene avuga ko yaracungiye ku mafaranga y'ishuri, kuko ngo muri iyo minsi yigaga kaminuza ayo mafaranga ya buruse niyo yakuragaho ubukode bw'akazu k'icyumba kimwe gusa yabagamo. Ngo hari n'igihe byageraga mu mpera z'ukwezi buruse yarashize akabura n'icyo kurya. Mu biganiro bye Irene yaravuze ati nigeze kumara iminsi ntungwa n'amata y'ijana n'ikijumba cy'ijana ku munsi. Akomeza avuga kandi ko mukuru we rimwe na rimwe yanyuzagamo akamuremera tike, ariko ngo ntabwo ibingibi byo kumuremera tike byahoragaho buri munsi, ahubwo ngo byabaga rimwe na rimwe. Aha Irene aho kugira ngo acike intege ahubwo inzara yamuhaye imbaraga zo gukora cyane. Yaje kwinjira muri Sibo TV, ahurira na DJ Philipita mu kiganiro cy'imyidagaduro cyitwa The Choice Live. Ahangaha niho izina rye ryazamukiye rwose mu buryo budasubirwaho. Nyuma yaho yaje kwava ashinga channel ye bwite ayita MlE Irene. Nyuma yaho yaje kumenya ko kugira ngo ube umunyamakuru w'icyamamare kandi abantu bagukunde ugomba kugira icyo yinjira mu buzima bw'abandi bantu. Aho niho yatangiriye inzu ya MlE Irene, aza guhura na New Boss baramuzamura, ndetse na Vestina Lucas. Ubu bageze kure mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, nubwo batakiri kumwe ubu ngubu rwose, ariko yabafashije abazamura kandi abageza kure. Reka noneho twinjiye mu gice abantu benshi batazi neza, abandi bakaba bakize igice ubuzima bw'urukundo bwa Irene. Mbere yuko Irene abicyamara ubu ngubu yagize umubano n'umugore utageze ushyirwa mu bitangazamakuru cyane. Uwo mugore babyaranye umwana w'umukobwa bita Irera Vigzillah Karagaragaraye, ubu akaba afite imyaka hagati y'10 na 11 cyangwa se 9. Uyu mwana ubu ni we mwana w'imfura wa Irene, aherutse no kumushimisha cyane ubukwe bwe bwo muri 2026. Ariko se nyina w'uyu mwana ari hehe? Kuki atigeze agaragara? Nyina w'uyu mwana yagize ibyago byo gufatwa n'indwara ikomeye cyane ya kanseri, bitewe nuko nyine icyo gihe Irene yakirimo kwishakisha ashakisha ubuzima, kandi bombi bariyemeje kugira umubano w'ibanga rikomeye cyane. Uyu mudamu yagumye kwivuza mu buryo butari mu maso y'itangazamakuru, agenda akwepana naryo, ariko nyamara nyuma yaho amaherezo uyu mubyeyi yaje kwitaba Imana gupfa azize iyo kanseri. Iri ni ryo banga riruta ayandi yose, urupfu rwa nyina w'umwana rwamusigiye igikomere gikomeye cyane cyo kwita ku mwana w'umukobwa uri umubyeyi umwe single father. Nabyo byo kwita ku mwana we bikaba byabaye ibanga, kuko atashaka ubuzima bw'umwana we bwite bujya mu kangaratete k'itangazamakuru ry'iki gihe rwose. Uretse ko nyine Irene yigeze kuvuga ko afite umwana we kandi kamukunda cyane, kamubuze yapfa, nicyo gihe cyonyine nicyo gihe yabivugiye, ntabwo yongeye kugira ibintu amukomozaho nyuma yaho. Iri banga yamenyekanye gusa ubwo nyina wa Irene Mama Dureni yapfaga mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, kubera ko abantu ku mbuga nkoranyambaga banyuzagamo bakumva ko Irene yapfushije umugore w'umubyeyi n'umwana we, kandi icyarimwe bakumva ko yapfushije umubyeyi we mama we nyine. Ibitangazamakuru bishakisha inkuru byacanganyishije izino nkuru, bavuga ko yapfushije umugore we kubera ubugome bwo kwanga kumwitaho, ariko ukuri guhari nuko uwo babyaranye yitabye Imana kera azi uburwayi bw'abagore kanseri, naho nyina Dureni we akaba yitabye Imana muri Gashyantare 2024. Irene Murindahabi niwe wasigaye ari we nshingiro ry'ubuzima bw'umwana we Vigzillah, kuko nyina yarapfuye kandi na nyina ko nawe agapfa. Nyuma yaho uyu mugabo amaze kubaka izina, haba uyu mugabo wese utunze ufite izina n'umwana, abantu batangiye kumwibazaho bavuga bati se ninde uzaba umugore we. Kuri iyi ngingo umutwe wa Irene hahise haza amazina abiri y'abagore batandukanye mu buryo bwose bushoboka. Ruhande rumwe hari Inkindi Aisha, uyu mukobwa asa umunyamahanga mu maso ya Irene rwose, ni umukinnyi mukuru mu filimi ya Irene Isereri, bakoranaga umunsi ku munsi kandi bafitanye imikoranire ikomeye cyane. Bafataga amashusho menshi bari kumwe, abafana babonaga urwo rugwiro bakavuga bati nta wundi mugore kuri Irene uretse Aisha
Aisha niwe mugore Irene azahitamo, nayo magambo abafana bagendaga bavuga. Ariko nubwo bavugaga gutyo, ku rundi ruhande hari Nishimwe Liliane cyangwa se Nikuze Liliane, ni umukobwa utuje cyane utigaragaza cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko wafitanye na Irene umubano w'ibanga w'imyaka irenga 2. Amaherezo Irene yaje kwambika impeta Liliane kugeza ubwo basezeranye. Iki cyemezo cyababaje bamwe cyane cyo kwibanira na Liliane mu diaspora, naho Aisha agasigara ari umukinnyi muri filimi ze gusa n'inshuti ye bisanzwe rwose. Byababaje bamwe cyane. Ariko se iki cyemezo cyo guhitamo Liliane asize Aisha gishingiye ku ki? Reka dusesengure neza amateka ye n'uburyo yakuzemo kugira ngo twumve umutima we rwose. Iyo witegereje amateka ya Irene Murindahabi ubona ibintu bitatu byatumye afata iki cyemezo rwose. Icya mbere, yakuze mu bibazo n'ubukene bukomeye cyane, imyaka 4 y'inzara ikomeye cyane. Icya kabiri, yagize ibikomeye by'urupfu rw'abantu be ba hafi cyane yakundaga. Icya gatatu, izina rye ry'akazi ke zashyizwe ku karubanda ku buryo buri segonda ry'ubuzima bwe risesengurwa n'abantu bakavuga bati Irene yagiye ahangaha, twamubonye ahangaha, yashwanye n'umugore cyangwa se dore byagenze bitya. Nuko nyine ibyo bintu abashaka kurinda izina rye cyane. Ibyo bintu bitatu nibyo bintu byaranze amateka ye rwose y'ubuzima bwe. Umuntu wanyuze muri imibereho nk'ingiyi iyo ageze igihe cyo guhitamo bazabana ubuzima bwe bwose, ntaba agishakisha icyamamare mugenzi we cyangwa se ubwiza buhora mu maso y'abantu nka Aisha Inkindi. Kubera iki? Kuko kidahitamo abangaba, kuko kubana n'icyamamare bivuze ko urugo rwanyu uzaba rurimo abantu batatu, wowe, umugore wawe, n'imbaga y'abafana kuri internet bahora babashira imanza buri munsi bavuga bati mwakoze ibi ngibi, dore bagenje gutya, dore bino bintu ntabwo wabishemuye neza. Nyine mu rugo rwanyu hakaba hameze nk'aho harimo abantu batatu, mwebwe muri babiri n'undi muntu wa gatatu ubajajinga rwose. Irene rero yarakeneye amahoro menshi, yarakeneye umuntu uzajya umuha ikaze mu nzu ye akamureba nka Irene w'ikamonyi w'akaboko kamugaye, atari nka Irene umunyamakuru ukomeye w'icyamamare rwose. Ntabwo ari cyo kintu yashakaga, ahubwo yashakaga umuntu umubona nyine nka Irene wa nyawe w'ikamonyi, umuturage nyine wakuze mu buzima bukomeye cyane, atari kumufata nk'icyamamare kizwi n'abantu benshi cyane. Liliane wo mu Bubiligi ari kure y'urusaku rw'imyidagaduro y'i Kigali, yamuhaga uwo mutekano, yamuhaye ubuzima bufite imbibi, aho urugo rwabo ruzaba rwabo gusa batari kumwe n'abafana benshi cyane bagenda bajajinga rwose. Ariko Aisha Inkindi nubwo nawe ari umukobwa mwiza cyane kandi w'umutima, ariko isura yihagaze mu ruhame rwa sinema nyarwanda. Kubana nawe dore ko ari serie idashira kuri YouTube na Instagram, uhitamo Liliane byerekanye ko urugendo rwa Irene rwashyize imbere icyubahiro n'amahoro y'umutima, aho gushaka gushimisha abafana cyangwa se gukomeza gusa kuba mu rusaku rwo kuri internet zonyine. Irene Murindahabi kuva ku muganga wamutera ushinge nabi ikamonyi kugeza ku gushaka Liliane muri Intare Arena muri 2026, amateka ye atugura ikintu kimwe gusa: ubumuga n'inzara by'uyu munsi ntibishobora guhagarika ejo hazaza hawe, ntibishobora guhagarika intego zawe cyangwa se ibindi bintu ufite wifuza kuzageraho ejo hazaza hawe rwose. Ntabwo ubumuga bushobora kubihagarika rwose, ntabwo bishoboka. Irene ni urugero rwiza kuri twebwe, ndakeka nawe byakubera urugero rwiza rwose. Kandi atwereka ko nubwo isi yagusaba gukora umwanya imbere ya kamera, biba byiza iyo ufashe iby'agaciro kawe ukabishyira mu mfuruka z'umutima wawe, kure y'amaso y'isi ukabirinda. Ubu Irene afite Liliane nk'umugore we, afite umwana we Vigzillah akunda cyane, kandi afite amateka asize inyigisho n'inkingi zikomeye cyane kuri buri muntu wese ufite intego ngari wifuza kuzagera kure agaflopinga akagera ku bintu byinshi cyane by'ubutunzi rwose. Irene ni umuntu mwiza twafatiraho urugero. Inzira ntiyari nyabagendwa, ntabwo yari yoroshye, ariko uyu munsi Irene yageze ku ntego ze rwose arakomeye kandi turamwubaha. Ni umukire kandi rwose afite amafaranga. Yewe na Sam Dabble wakoze cyane gukurikirana cyo kiganiro gikumbuye ku buzima bwa Irene Murindahabi. Ese wowe ubusesenguzi urabona guhitamo Liliane utuye mu Bubiligi asize Aisha bakorana cyane byabaye icyemezo cyiza ku buzima bwe, cyangwa se urabona byari kugenda bite yahitamo Aisha? Andika igitekerezo cyawe muri komenti kandi usangize bandi kino kiganiro kugira ngo basobanukirwe ukuri kw'iyi nkuru rwose. Sigara like kandi ukore subscribe niba ushaka ibindi biganiro bicukumbuye nk'ibi ngibi. Na Sam Dabble mwabyumvishe, bifuje amahoro n'amahirwe mu mirimo yanyu ya buri munsi. Ciao mukomeze mu ndebe kandi mu nkunde rwose, ndabibasabye. Tuzahure mu kiganiro gitaha rwose.